Okay, wobona impamvu avuga nk'imbwa yabwaguye ihene yabyaye. Njye impamvu ukuntu mbyumva nuko imbwa kubwagura kwayo itita ku bibwana byayo. Yewewe imbwa wagikora uza ko Minagiri ari ibitaro. Mba numva ari nk'ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye. Nyine ndumva nka Minagiri ari ahantu hanini hakorerwa ibintu bitandukanye by'ibikorwa nyine yenda n'ibitaro birimo ubucuruzi akazi ibintu nk'ibyo byose. Okay, ugeze nka Huye Minagiri wayisanga he? Ntago mazi. We nyine mutubwire. Ahantu habera ibintu byose bitandukanye nyine. Kwari byinshi bavuze ko ari ahantu habe nakwitiranya na Minagiri. Aho wabona Minagiri ugeze Huye wayisanga he buriya? Kanumve. Ni muri gare. Muri gare hari abari Minagiri. Wumva se ikora ibiki? Nibura mfite Minaloc. Kamvuga uko mbyumva no ari nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe wenda nk'ubuzima. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Naho Minisante kabiki? Iyo niyo Minisante ishinzwe ubuzima. Minaloc ntayo. Barumva ari nk'ikigo gitanga ubufasha. Bujyanye n'iki? Imibereho. Nugikora rw'ibihumbi 2000. Minaloc mpamvu nk'ikigo gitanga ubufasha nk'imibereho ibintu bijyanye n'amashuri. Ndumva ari uko mbyumva. Reka tubasuhuze abakunzi ba Pastor Manase bakunze Umurage Family TV murakomeye natwe turashima Imana iteka ryose tuzindukanye n'aba bantu mumenya ko hagiye reka hagiye gususuruka gushyerega gutwika naga ari ibintu byiza. Hanyuma umeze ute Fidel? Hajya ngo bayikwita yoko Obude Chope. Chope Obude. Okay, Delphine uraho? Ndaho. Uyu muhungu rero Chope Obude bundi ngo ni Fideli akaba musaza wa Queen wa mama Queen. Urubyemera? Ndabyemera. Ubona bose ari abahiri kimwe? Oya. Yo urambona. Uyasa n'uwaba yitonda. Ameze nk'abayitonda. Hanyuma rero Fide uturutse Nyaruguru nanone? Yego. Imbeho ko yabaye imbeho? Imbeho nyine yabaye imbeho muvumbe wakabye. Erega rukwiye kuza ukicara inaha. Ariko nuca Kigali unapagasa ariko. Nibyo ndi gupanga no. Ubona kusura nta kimwe ndi bumare Nyaruguru no muri ndahitanza rwose. Urafi kuza ukazuje. Nkazanje. Okay, Delphine mugapira keza. Nakawe? Wagakuye? Narakaguze. Njya mbona comment bati ka Delphine ni keza. Nawe uri mwiza? Oya. Ntabwo mbibona. Ntabwo uri nturi? Ntabwo mbibona ari mba ndi mwiza. Narese umuntu umuntu bwiza buba ku mutima. Namupfuye nokera nawe urabizi. Okay, Delphine. Iyo bavuze ngo kudeta ni iki? Kudeta? Kudeta mbarumva ari nko gutwara ikintu cy'umuntu ku ngufu. Urugero? Gutera kudeta. Subu navuga ngo iki? Tuvuga nk'ubu telefone yanjye uyinyatse bikaranya kuko waba unkoreye kudeta. Oya? Gutera kudeta mba numva ari ukurwana. Ubu gihe urwanya mama Queen wari uteye kudeta? Oya bwo yarayinteye. Mama Queen yarateye kudeta iwawe. Ni kubizi. Niko mbyumva. Mbwira ahantu nka hatatu ze habaye bateye kudeta. Ahantu nka hatatu mu gihugu se? Niba mu gihugu neba na hanze yacyo. Uvuga ngewe no mugashyekira tubwire higeze kuba kudeta wenda. Baraho zirahahora. Zirahahora nta musi utayi hasanga. Oyas. Kudeta zo mu gashyekero zihora buri musi. Gabe ku manywa habe. Iheruka vuba ya kudeta mu gashyekero iheruka vuba ni iyi. Iheruka vuba? Ni umuturanyi wanje ejo bundi ni kuwa kabiri ninjoro wambaye umugabo telefone. Ubwo arangiza ate? Ntacyo gusa. Nyine ubwo umuntu wamwambaye nicyo ibo yakoze cyo yamuteye kudeta nyine. Kudeta rwose. Okay, ntacyo. Hanyuma Fide. Yego. Ukumva abantu bavuze ngo umubiri ubyara udahatse. Umubiri ubyara udahatse. Kuki batavuga ngo ubyara udatwise? Bakavuga ngo uhatse. Cyangwa se undi bivuga byagenze bite? Bavuga ko umubiri ngo ubyara udahatse. Hari uko umubiri kubera ko ugenda ugira impinduka nyinshi hari ukuntu umuntu agenda akiyemerana umubiri afite. Noneho nyuma rero ukaza kumubyarira wenda nk'indwara runaka atari yiteguye. Icyo baba bashatse kuvuga. Hanyuma guhaka ubundi ni iki?
guhaka biri mu nyito nyinshi. Tubwiremo nibura ebyiri. Hari guhaka wenda kw'amatungo, sibyo yose guhaka amatungo yose arahaka. Oya, amatungo ahaka hari n'abwegeka. Guhaka kw'amatungo noneho hakaba no guhakwa wenda kujya guhakwa nk'uko kera byabagaho, kujya guhakwa ku mwami. Duhere ku matungo rero, mbwira amatungo atatu ahaka. Inka irahaka, ihene irahaka, ingurube nayo irahaka. Okay, tubwira abwegeka noneho. Abwegeka se simbwa ni imbwa. Ibintu byose bibwagura biba byabwegetse. Ingurube kubera ko isiga ifite agaciro barahinduye. Okay, ibyana by'ingurube ntago bikitwa ibibwana. Ntago cyitwa ibibwana. Cyitwa ibibwana ariko bikiri ibibwana rero bivuze ngurube yabwegeka. Ubwira bwegeka. Konze ko tuzi ko ibyarase. Ese ubundi bavuga gute bashingira bavanga yabyaye yabwaguye? Nuko nyina ari imvugo yabugenewe mu matungo. Kuri wowe wumva kuki bavuga ngo imbwa yabwaguye ihene yabyaye? Hari kubyara no kubwagura. Aha, ubona bituruka kuki? Numva nta hantu bishingira se ko nyine babishyizeho kugira ngo bagende basigiriza. Ubona bikwiye wowe? Birakwiye. Okay, wobona impamvu bavuga nk'imbwa yabwaguye ihene yabyaye. Nje impamvu ukuntu mbyumva nuko imbwa kubwagura kwayo itita ku bibwana byayo. Yewewe imbwa wagikoraho se? Imbwa yabwaguye urayizi? Imbwa se twere na Nyarudindiri kubera kujya kuyigabura yo gakeka ko agiye kuyisagarira. Impamvu nyine bwagura ari uko ibari imbwa nyine. Naho ingurube kutagurubaga kutaruka igira cyane. Impamvu ingurube bwagura nuko ibyari ibintu byinshi. Ubundi rero ntekereza ko indyanyama yabwaguye ni ku giti cyanjye ariko ntekereza ko indyanyama arizo zibwagura. Nese ingurube harya n'indyanya? Ni indya byose yo. Ni indya byose. Ariko nyene ku ruhare rwanjye uko mbyumva muri logique yanjye mba numva ko indyanyama zibwagura. Uhere kumbwa ugere ku njangwe ukomeze ku ntare n'iki byose nuko mbyumva ko bavuga ikibwana cyingwe se ikibwana cy'intare ikibwana cy'impyisi ibintu nk'ibyo. Bavuga ibibwana cyangwa ibijyana. Bavuga icyana cy'intare. Twiga buretse arya wa mwandiko ni umugani mu gitabo cyo mu gatatu cyo mu kane primaire bavuga ngo imbwa ijya gushaka ubuhake kongwe. Ngo imbwa igezeyo ingure ibwira ngo ndaguha ubuhake ariko uzirinda amagufa ngo yari ifite ibibwana bitatu. Iza ko byadukirira birya koko. Oyi ntabwo yabiriye. Ni inkuru ndende ngo ntayo uzi katuyero. None nato we utekereza ko bavuga ngo iki cyabwagwe cyabyaye uzi ngo nagaciro k'ikintu. Nje numvaga ari uko yenda kiba cyabwaguye byinshi. Okay, igihaka ni ibihaka kambazo uyu. Ibihaka ni ikintu kintu gihaka. Ni ihene. Urukwavu. Aki inka iratwita ni nk'umuntu. Iratwita. Oya. Inka nitwita irahaka. Itwita. Hanyuma inkoko igira iti iratera. Gutera niko kubyara kwayo buryo. Ase igitebe birangiye se. Nase ko yaritera ukarirye bwo yabibyaye. Neze naguze ko ari inkoko itera igaheruka ubwo ibyuma bikayarariza kandi bikayaturaga. Yasoje akazi kayo. Buryo inkoko yashoboye gutera yabonanye n'isake. Igatera. Itera itayibonye. Ibeni itera amahuri. Sawa. Uba utera iki? Utera kude. Ntera imbuto. Atera kude. Ntabwo nyanera kudeta. Utera iki? Njese ndatera ndi inkoko. Nyine utera iki? Ndatera se njewe. Utera amahane. Atera kamba. Wimbeshyera. Utera amahane ntabwo buri utererega. Ababura byose. Sawa ubwo. Okay, Minagiri ni iki Delphine? Ni ibitaro. Okay, ngombwira Minagiri uzi mu Rwanda nizingahe? Nzimwe yakakira. Mi? Nzimwe gusa. Ikorerwamo iki? Simbizi. Watuha kuba serious. Uvuze ko Minagiri ari ibitaro. Ngombwira noneho Minagiri uzi nk'eshanu basi. Ubwo ngende mushyashye Kigali. Wayatubwira ariko. Nese wanyipfira za Nyaruguru nta Minagiri zibayubwo. Ntabwo nazirebaga. Nawe ni Nyaruguru. Oya da. Nako ni zambazi muri Gisagara. Okay, uvuze ko Minagiri ari ibitaro. Mba numva ari nk'ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye. Nyine ndumva nka Minagiri ari ahantu hanini hakorerwa ibintu bitandukanye.
by'ibikorwa nyine yenda n'ibitaro birimo ubucuruzi akazi ibintu nk'ibyo byose. Ugeze nka Huye Minagiri wayisanga he? Ntabwo mazi wenyine mutubwire ahantu habera ibyo bintu byose bitandukanye nyine twari byinshi bavuze ko ahantu habe nakwitiranya na Minagiri. Aho wabona Minagiri ugeze we wayisanga he buriya? Kanumve ni muri gare. Muri gare hari abari Minagiri. muri gare ya Huye. Okay, twagiye kuri mize aba Minagiri. None se kariho nzabera ibikorwa byinshi. Okay, twagiye Fideli. Rema niki? Rema mu magambo arambuye se Rwanda Environment Management. Nuko si byose ire ay kabari iki? Authority. Mishatse kuvuga iki mu Cyarwanda? Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije. Si byose ntabwo birangije. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije. Ntabwo ari ibyo gusa. Umva ari bikiratarema. Nongera kubyavuze se? Oya, ushobora kuba wana bihakana ukavuga ibyawe cyangwa ugashimangira ibyo yavuze. Ntabyo nzi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera no kubungabunga ibidukikije. Ako kari kanyuma gatoya. Uri kubyumva bafite? Yego. Baravuga ngo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga no kurengera ibidukikije. Kubungabunga ni iki we? Kubungabunga ni ugufata neza, kwita ku kintu. Nuko mbyumva. Naho kurengera se? Kurengera? Sinzi numva byose ari kimwe ra. Kurengera ikintu no kukibungabunga ndumva ari kimwe. Nawe nukubizi? Ni ukuvuga ngo kubungabunga nuko yarabivuze no gufata neza. No kurengera no guha wenda nk'ibihano abantu guhana abantu baba bangirije ibyo bidukikije kubirengera. Kurengera kubungabunga mbere na mbere ni ibyo biraho kubisigasira kubifata neza. Kubirengera rero harimo kubirinda noneho nuko wahana wa mugani uwashatse kubisagarira. Yego. Aho turi kumwe Minaroke niki? Ko nawe kumbaza ibibazo bigoye ako juma yako ntizi. Oya ndakuzura umusirimu ariko. Minaroke ni Minaroke nyine. Umva ikora iki? Minaroke. Ikora ibiki nyine? Akira. Fidel mbwira Minaroke. Minaroke nanjye nkayo nzi. Nawe nayuzi. Nayo nzi. Minaroke nawe ntayuzi. Subwa mbere nyumva ariko nanjye ndayumva ariko si. Umva se ikora ibiki? Nibura Fidel Minaroke. Kamvuga uko mbyumva no ari nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe wenda hubuzima. Minaroke ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Naho Minisanti kabiki? Iyo niyo Minisanti ishinzwe ubuzima. Naho Minaroke. Minaroke ntayo. Barumva ari nk'ikigo gitanga ubufasha. Bujyanye n'iki? Imibereho. N'ugikora rw'ibihumbi 2000. Minaroke mbamba nk'ikigo gitanga ubufasha nk'imibereho ibintu bijyanye n'amashuri. Ndumva uko mbyumva. Nk'ikigo gitanga ubufasha ku bantu batishoboye nko kwiga. Ni nk'ibyo numva. Bana idefande wo ntayo nguha. Ndego kurura byanze ntabwo ndi kuyibuka pe ariko mbwira Minaroke ni. Ndikumva cyanzwe nyize ariko ntabwo ndi kuyibuka kabisa. Minaroke. Shambwira. Ntabwo kiri kuza ndakubwira bitaraza se. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu wamuhira imbiriwe. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu se kari Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu nyine. Nyaho ni mu Faransa ni mu Kinyarwanda. Woke twajya mu zakane ko koroheje. Minicofine niki? Aha. Ese nawe mbande uri umusirimu kumbura intu. Minicofine niki? Minicofine ni rwa kofi. Rwaki? Ibihumbi 2 byo birahari wowe mbwira twagiye. Nabyo nshaka. Nabyo nshaka. Biranze. Urayise wowe. Akibereyemo. Naye ntago ndi kuyibuka. Ese bro wowe ufite diplome koko? Ndayifite. Byose barabyiga. Ibyo ntaho tubyiga. Ubundi jambo mini. Boko nyijambo iyo mini nishaka gusobanura. Oya kuma ngo Minaroke
urambare ngo mini mini sante iyo mini ubwayi bishatse kuvuga iki ikigo runaka wabati mini sante avuze ikigo cy'ubuzima nyine ikigo cy'ubuzima mini sante ni ikigo nyibwirira mini wumva ibishatse aho kantu kamini nyine bongera batangiza nako bashatse kuvuga iki ntabwo nzi ibisobanuro by'aho kantu ngo ni mini ntabwo mbizi ikigo cyangwa kampani ibibazo umunsi wazanye wagira ngo washatse kugira ngo tubi inturi burundu uyu uri inturi biragaragara ntabwo nzamwe ndi inturi iyo mini mufasha fidi wenda uyu we naba ndi kumurenganya ariko nkawe mba numva kuri ubishobore iyo mini iba ari ministeri ni mu mpine nizo ko ari ministeri iyo mini rero niyo ministeri buri sibwo tubaye inturi okay kumva ngo wenda ngo ni Delphine limited babyandika bate mu mpine limited mbona byanditse ngo iki mu magambo magufi harifanditse wenda ngo hano ni muri Delphine limited iyo limited baba babyanditse bate bandika limited babyandika bate limited batangiza ta bagakurikizaho emera kuri inturi nyine burundu uyegereza mikoro ako ndabona kuvuga buhoro ni limited nyine wanabaye inturi uyu munsi ariko wazanye ntabwo twabimenya okay mbwira wowe ariko iyo ujya kumbaza ibibazo umenya ko nta nize Niranata wabyumvise bavuze ko bandika bate Niranata yes iyo niyo limited bundi se numundi mbambize sinzabe byagiye bivuga iki se mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda ntabwo harimo ijambo se ubundi harimo ijambo limited Ikinyarwanda se cyangwa uya ni ijambo wenda cyangwa cyangwa n'icyongereza ntabwo nzi ijambo ririmo nanjye ndabona ko yabyanditse ahantu bironyihishemo yangura umuntu nyamuntu kandi ndiwe ibibazo wazanye bironyihishemo man ngira ngo uri umusirimu kumva ubwonko bwawe bwarapfumutse burimo amahurunguru oya nta mahurunguru arimo burimo amahurunguru cameraman ankira witabe uyu musaza ibibazo bikomeye munyitabire kabisa ansanga ubucanganye watubajije iby'iwacu namufasha wowe ndi kukubaza noneho ukumva bavuze ngo ikindi kintu twigane ku byo tuziranyeho ngo maze izo mvange z'agatuna mbwenu ubundi agatuna mbwenu nagaki gatuna mbwene agatuna mbwene ni ugukoresha umuntu agahato utanashimira mikoro yegereze ngo ni ugukoresha umuntu agahato gatuna mbwene ni ugukoresha umuntu ibintu adashaka ni ugukoresha umuntu ibintu adashaka ku gahato niyo bita gatu yego nanone ni ugukora igihe kirekire kandi uri gukora ibintu nyine udakunze niyo bitaga mbwene se urakaye neze ubwo agatuna mbwenu n'uburetwa byo bitandukaniye gatuna uburetwa se uburetwa byose ndumva ari kimwe oya ubwo uburetwa n'agatuna mbwenu byo bitandukanira barapfumaguritse ndagaza ngira se vuba agatuna mbwene gatuna mbwene ni ugukora ikintu udashaka ku gahato nyine ubwo ari uburetwa bwo bitandukanira buretwa gusa biratandukanye byose ko numva ari ugukora ibintu udashaka yambwira natandukanye ukambwira Fide gatuna mbwene giye ukuntu nkumva ni nko gukoresha umuntu ibintu bibi bihoraho naho uburetwa nyine sibwo si kimwe ni kimwe nese gatuna mbwene no gukoresha umuntu ibintu bibi bihoraho noneho uburetwa ni ukubimukoresha ku gahato ngwiki ngo warambwiye ngo agatuna mbwene ni ugukoresha umuntu ibintu bibi ukabimukoresha nyine buri gihe kandi ku gahato nuko se uburetwa ni kimwe uburetwa rero agatuna mbwene ho cyangwa mbwene nkuko bivuga ni ugukora ibintu ukamuvuna ukamuhemba akoresha agatuna mbwene wa muntu umukire uburetwa ntabwo bahembwa
abana bahembwa inkoni rimwe na rimwe akazi wapi navuga ngo babagize abaretwa sha Amu. rero agatuna mbwene ukora nukora umuntu utanyurwa sibabaho baba umuntu waronje gukora pari ngaho gira hariya ku mwana yamaze kuhangiza ntabwo urahafura ku bantu bakoze ko mu rugo nitwe tubizi ugasanga ntabwo washyira akabuno hasi uri kubyumva ariko n'ubundi n'ibyo wakoze si bigaragare nabyo batabibona nyine urije kuva kuri by'amakwangirika ugasaba boss arahora kwereka ikintu utarashyira ku murongo umunsi ukira mpaka ukaryama ko niko gatuna mbwene yego ariko uburetwa bwo ako gatuna mbwene uragahemberwa ariko uburetwa bwo ntuhembwa kubyumva bwo ntuhembwa uhora uraho rwose ahubwo igihembo cyoroheje bari inkoni amacandwe kugutsibura ibintu nk'ibyo bazaba nsibura abari twinshuro nyinshi babara aho ari nk'imfungurega ntacyo wakora uburetwa bwo bubera muri gereza oya uburetwa tuzi nko muri Bibiliya sabaye umurokore hari ubwa Salomo kubwande uburetwa ahantu bwabaye ni muri Egiputa kubwande bwa Farawo banze ngo kubwa Salomo oya Farawo ukamvugira ibyo navuze yewe humura nta kibazo ni kubwa Farawo uheruka ubwo buretwa n'ubu buretwa bwabaye nuko uzi uburetwa bwabaye uburetwa se yenze uburetwa bwo mu mateka nyine hamwe abakoroni bashimutaga abantu babajyana gukora nyine uburetwa mu bihugu byabo no ubizi rero Fideli gerageza ukanguka mu bwonko urya kwaza ikintu kidefana umuntu mukuru ushaka kugira nka babahirimbiri basubiza ibintu bitajyanye ngo baba abastari igihe kintu nzi ndagisubiza icyo ntazi ndagihaka okay turwana ku musozo rero mbabwire ni mukoze subscribe muri benshi mushaka iki kiganiro tubakunda bye bye